nyagasani yazutse koko, aleluya. Aragahorana ikuzo n'ubugenga, uko ibihe bisimburana iteka. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Inema y'Umwami wacu Yesu Kristo, n'urukundo rw'Imana Data, n'ubusabane kuri Roho Mutagatifu bihorane na hamwe. Bakristo bavandimwe, Kristo Yesu akuzwe. Pasika nziza. Muri iyi Pasika turazirikana ineza ya Nyagasani watwitangiye akemera gupfa agira ngo adukure mu mva z'inyonyi turimo, imva z'inzangano, imva z'ubwambuzi, imva z'ubujura, imva zo kuvuga menshi n'izindi mva zitandukanye dukunda kwiberamo. Nyagasani uyu munsi arashaka kuzidukiza, arashaka kutubohora, arashaka kuduha ubuzima, arashaka kuduha kwigenga. Muri gitambo cy'Ukaristiya turifatanya n'umukristo usabira Kandida Mukankwaya, Teresa Kabayondo, Juvenal Nyirinkindi na Jean Pierre Rutebuka bitabye Imana. Turifatanya kandi n'umuryango wa Adelite Hitayezu na Christine Mumararungu basabira Esther Murekeyisoni, Venanza Nzabirinda na Cesaria Beneyezu. Turifatanya kandi n'umuryango wa Saveri Musemakweri usabira Robert Byiringiro, Auguste Rusatsi, Christine Mukankwaya na Antoine Mutera. Turifatanya kandi n'umuryango w'abakristo bashimira Imana ko yabahaye urubyaro rw'abana 4 bayisaba ngo ibakomereze ukwemera muri Kiliziya. Turi kumwe n'abana baza guhabwa batisimu n'abakuru kugira ngo tubasabire nabo, bityo batisimu bagiye guhabwa ku kuvuka bundi bucyo bagiye guhabwa muri Yesu Kristo kuri umunsi wa Pasika, kwabe ntangiro nziza yo gukomera kwemera kwabo no kuragiriza Nyagasani igihe n'imburagihe. Ngiwe tugiye kwifatanya, nitwa Padiri Kubwimana Christian, nkorera ubutumwa muri paruwasi ya Ruri, by'umwihariko ubutumwa musohoreza mu ishuri rikuru ry'ubuzima rihari. Bavandimwe, ni mucyo twanga ibyaha byacu kugira ngo dushobore kumva ijambo ry'Imana no gutura igitambo cy'Ukaristiya dufite umutima usukuye. Nemereye imbere y'Imana ishobora byose, imbere yacu bavandimwe, kuko nacumuye rwose mu byo natekereje, mu byo navuze, mu byo nakoze no mu byo nirengagije gutunganya. Koko naracumuye rwose, nicyo gituma ninginga Mariya Mutagatifu Bikira iteka n'abamarayika bose n'abatagatifu bose, namwe bavandimwe, ngo musabire kuri Nyagasani Imana yacu. Imana ishobora byose nitubabarire, idukize ibyaha byacu, maze izatugeze mu bugingo bw'iteka. Amina. Yeah.
Mana yacu, uyu munsi wa none watwugururiye amarembo y'ubugingo bw'iteka, ubigirishije umwana wawe w'ikinege watsinze urupfu maze akazuka. Turakwinginze rero, twebwe abahimbaza ibirori by'izuka rya Nyagasani, uduhe kuzukana nawe tube mu mucyo w'ubugingo bw'iteka, tubikesha kuvugururwa na Roho wawe. Kubwa Yesu Kristo umwana wawe n'umwami wacu, Imana mubana mugategekana mu bumwe bwa Roho Mutagatifu, uko ibihe bihora bisimburana iteka. Amina. Isomo rya mbere. Isomo ryo mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Petero ageze i Kayizariya aterura agira ati, mwese muzi ibyabaye muri Yudeya yose, bihereye mu Galileya nyuma ya batisimu Yohani yigishaga. Muzi n'ibya Yezu w'i Nazareti, ukuntu Imana yamusize amavuta y'ubutore abigirishije Roho Mutagatifu, ikamuha n'ububasha, nuko yagendaga agira neza aho anyuze hose, akiza abahanzweho na Sekibi bose, kuko Imana yari kumwe nawe. Natwe rero turi abahamya b'ibyo yakoze mu gihugu cy'Abayahudi kimwe n'i Yeruzalemu. Bamwishe bamumanitse ku giti, ariko Imana yamuzuye ku munsi wa gatatu, imuha no kwigaragaza atari kuri rubanda rwose, ahubwo ku bahamya batoranyijwe n'Imana hakiri kare, twebwe abariye kandi tukanywa kumwe nawe aho amariye kuzuka mu bapfuye. Nuko adutegeka kwamamaza no guhamya muri rubanda ko ari we washyizweho n'Imana kuba umucamanza w'abazima n'abapfuye. Abahanuzi bose bemeza ko umwemera wese azaronka imbabazi z'ibyaha abikesha ububasha bw'izina rye. Iryo ni ijambo ry'Imana. Yeah.
Isomo rya kabiri. Isomo ryo mu ibaruwa Mutagatifu Pawulo intumwa yandikiye Abanyakoresi. Bavandimwe, ubwo mwazukanye na Kristu, nimuharanire ibyo mu ijuru, aho Kristo ari, yicaye iburyo bw'Imana. Nimurangamire iby'ijuru, aho kurarikira iby'isi. Koko mwapfanye na Kristu, none ubugingo bwanyu bwihishe hamwe nawe mu Mana. Aho Kristu azagaragariza we bugingo bwanyu, icyo gihe namwe muzagaragara muri kumwe nawe mu ikuzo ryisesuye. Iryo ni ijambo ry'Imana. Nyagasani Yesu nabane na hamwe. Amagambo yo mu Evanjiri ntagatifu uko yanditswe na Yohane. Kuwa mbere w'isabato, Mariya Madarena azindukira kumva butaratandukana, asanga ibuye ryavuye kumva. Nuko yirukanka asanga Simoni Petero n'undi mwigishwa wa wundi Yesu yakundaga, arababwira ati Nyagasani bamukuye mu mva, none ntituzi aho bamushyize. Petero arabaduka na wa mwigishwa bajya kumva. Bombi bagenda birukanka, ariko wa mwigishwa arusha Petero amakuru, amutanga kugera kumva. Nuko arunama abona imyenda irambitse, ariko ntiyinjira mu mva. Simoni Petero wari umukurikiye abarahageze, yinjira mu mva, abona imyenda irambitse n'igitambaro bari bapfukishije umutwe we kitarambitse hamwe n'imyenda, ahubwo kizingiye ukwacyo ahandi hantu. Nuko wa mwigishwa wari wageze mbere kumva nawe arinjira, aritegereza maze aremera. Kugeza ubwo
bari batarasobanukirwa n'ibyanditswe bivuga ko yagombaga kuzuka ava mu bapfuye. Iyo ni evanjiri ntagatifu. Bavandimwe, Kristo Yezu akuzwe. Pasika nziza. Pasika ni igihe cy'ibyishimo. Pasika ni igihe cyo kuzirikana ineza Nyagasani yatugiriye. Natwe rero turangwe n'ibyishimo, turangwe n'amahoro, turangwe n'umunezero mu rugo iwacu. Kristo Yezu akuzwe. Ntabwo ari ubwa mbere duhimbaje Pasika. Wenda bamwe inshuro ya 50, ya 40, ya 10 se, ya mbere se cyangwa ya kabiri, ariko buri wese azi inshuro amaze guhimbaza Pasika. Ese Pasika y'umwaka ushize yagusigiye iki? Iyo ngubu yo uyitegereje wiki, uyishaka wiki? Ku mukristo yagombye kugira intego y'urugendo rwe rw'ubutagatifu, y'urugendo rwe rw'ubutungane. Iyi Pasika duhimbaza uyu munsi idufashe kuzirikana nibura ku ngingo 3 z'ingenzi. Ingingo ya mbere cyangwa se umugani wa mbere muramfasha kuwuzuza. Ngujya guha umwana wundi agira ate? Ujya guha umwana wundi aryaho cyangwa asomaho cyangwa ashonaho n'ibindi bitandukanye. Kubera iki? Kuki ujya guha umwana wundi abaza gusomaho? Ntabwo mubizi? Ujya guha umwana wundi ashonaho cyangwa se asomaho, kubera icyo abanza gusomaho? No kugira ngo kahawe bizima. Hari impamvu ebyiri zituma asomaho. Impamvu ya mbere ni uko aba afite ubwoba ko umwana ashaka kugira aho ahumanira, agira ngo amwereke yuko icyo amuhaye ari kizima, nta kibi kirimo cyica. Akabanza akagikuramo, akabanza agasomaho kugira ngo amwereke yuko nta kibi kirimo. Ariko impamvu ya kabiri, haba harimo no gusangira ibyo byiza, gusangira ikintu abamuhaye. Na Yesu Kristo rero yabanje kurumaho mbere yo kuduha, kandi ibyo aduhaye ntabwo byica. Ujya guha umwana wundi asoma kugira ngo akuremo ikice cyaba kirimo, cyangwa se yereke uwahaye ko nta kice kirimo, ko nawe wasomaho, ko nawe wanywaho, nta kibi kirimo. Yesu Kristo rero nutubwira ati niba ushaka kunkurikira, heka umusaraba wawe maze umurikire. N'ikibeho Bikira Mariya igihe abonekera Nataliya ku wa 15 z'ukwa munani ngira ngo 1982, yavuze ko umwana wamara atara n'imisaraba ko ariko ntawugera mu ijuru adapfuye. Yesu Kristo rero nawe yabanje gushonaho mbere yo kuduhereza. Yabanje kutwereka yuko inzira anyuzemo itica, nta kibi kirimo. Aheka umusaraba, amaze kuheka umugeza i Golgota, baranamubamba arapfa, ariko ku munsi wa 3 arazuka, ni muzima ubu n'iteka ryose. Kristo Yezu akuzwe. Niba tubwiye rero ngo heka umusaraba wamukurikire, nuko azi ko nta kibi kirimo, nuko azi ko nta cyica kirimo, kuko nawe yabanje guheka uwo musaraba agira akatwereka ko bishoboka, ajya kutwereka ko bikunda. Umugani wa yavuga dukunda gukoresha ati bya bintu birarya, bya bintu birashoboka. Nanjye nawe inzira Kristo yanyuzemo twigiremo tudafite ubwoba, tudafite impungenge, kuko Yesu Kristo watubimburiye yayinyuzemo kandi agatsinda urupfu, natwe azaduha gutsinda. Rero ntabwo Yesu Kristo yadukorera umusaraba tutashobora guheka. Ntabwo yatunyuza mu nzira zigoye nawe atabanje kuzinyuramo. Yabanje kunyura muri ya nzira agira agakuremo amahwa, agira agakuremo ubwoba, agira agatwereka ko iyo nzira igendwa, kugira ngo natwe tugende muri iyo nzira tuzi aho tuva, tuzi n'aho tugana. Ntidushidikanye ko Kristo ari muzima, ko yazutse, ariko kandi natwe ko azatuzura ku munsi w'imperuka. Ntabwo tugomba kugira ubwoba rero
ntabwo tugomba gutinya, kuko inzira Yesu Kristo yanyuzemo ari nayo adushishikariza, aduhamagarira kunyuramo kugira ngo tuzamusange ahaganje. Kandi iyo nzira ntabwo yica, ahubwo iyo nzira irakiza, iyo nzira itanga ubugingo, iyo nzira itanga amahoro, iyo nzira itanga umunezero. Kristo Yesu akuzwe. Ingingo ya kabiri kugira ngo tuzirikaneho twayumvise mu isomo rya kabiri, aho bagira bati ubwo mwazukanye na Kristo nimuharanire ibyo mu ijuru, aho Kristo ari yicaye iburyo bw'Imana Data. Twazukanye na Yesu Kristo, twatangiye urugendo rw'igisibo, turicuza, twigomwa, dusenga, dupfa ku cyaha n'ingeso mbi zose, tuzishyira ku musaraba kuwa gatanu mutagatifu. None uyu munsi twabaye abantu bashya. Ese wowe imva wavuyemo uzukana na Yesu Kristo ni iyihe? Ese njyewe imva navuyemo nzukana na Yesu Kristo ni iyihe? Nabikomojeho ngitangira igitambo cy'Ukaristiya, imva y'ubwambuzi, imva y'ubujura, imva y'ubusinzi, imva y'ubusambanyi, imva y'amagambo, imva yo kubeshyerana. Imva ni nyinshi, buri wese azimva Nyagasani yifuza kumukuramo. Twazukanye na Yesu Kristo, twirinde gusubira hahandi, twirinde kuba yavuga ngo ikimbwa yanze ngo umanika aho ureba. Ahubwo niba twanze sekibi, tubizirikana igihe duhabwa batisimu, twabizirikanye nimugoroba tuvugura amasezerano yacu y'abatisimu, mukanya tugiye kubisubiramo twitwe n'abavandimwe bacu bagiye kubatizwa, ko twanze sekibi, ko twanze shitani ibyayo byose. Niba tubyanze rero ni ukuva muri yamba sekibi bashaka kudushyiramo, twagana ubugingo, twagana ubuzima, twagana umukiro w'iteka. Buri wese azirikana iyo mva imubuza gusenga uko bikwiye, iyo mva imubuza gusabana n'Imana, iyo mva imubuza gukora ubutumwa muri kiliziya, iyo mva imubuza kubana n'umugabo we neza, n'umugore we neza, n'abana cyangwa ababyeyi be neza. Izo mva zose tuzibemo, tugane Yesu Kristo, kandi tuzi ko umukurikiye ntacyo aba, tuzi ko umukurikiye uhetse umusaraba we ntacyo aba, ahubwo ari umukiro, nk'uko twabizirikanye ngo tugitangira. Ingingo ya gatatu ngira ngo tuzirikaneho ni ubutumwa twese duhamagariwe. Uyu Madalena ni kuba twumvise abandi bagore, ariko ivanjiri ya Yohana bo batubwira umugore umwe wazindukiye ku mva ya Yesu Kristo. Nimutekereze muri kiriya gihe uko byari bimeze. Yesu Kristo kuwa gatanu mutagatifu, Madalena yabonye ko yakubiswe, uko yagiye ku musaraba, uko abasirikare bari barakaye babishe, ubujinya, uburakari no kuba bakoraga bakubita Yesu Kristo bamushyira ku musaraba. Yibwiraga ko bizagenda gute, niba bakubise shebuja, niba bishe shebuja, abamukurikiye umuga bizagenda gute. Ariko Mariya Madalena we yashize ubwoba, yashize amanga, arazinduka ajya gushakashaka Nyagasani aho ari. Ese twebwe tugira umuhati wo gushakashaka Nyagasani mu bibazo duhura nabyo, mu bigeragezo duhura nabyo. Iyo twumva ko Yesu Kristo yadutaye, twibuka kugira umuhati wo kujya kumushakashaka, cyangwa turituramira tukisinzirira kubona kujya kumushakashaka. Uyu munsi Mariya Madalena atubere impamvu yo gushyira umuhati mu gushakashaka Nyagasani. Ndetse na Petero kimwe na Yohana twumvise muri iyi vanjiri, nabo batubera impamvu yo kwiruka dusanga Nyagasani. Twumvise ko Mariya Madalena amaze gusohoza ubutumwa kuri Petero na Yohani, babadutse bwango bajya gushakashaka Nyagasani, bajya kureba niba iyo nkuru ari impamo. Tubisabirane muri iki gitambo cy'Ukaristiya. Nyagasani Yesu nabane namwe. Bavandimwe, isakramento y'abatisimo ndimo gusakramento y'ibanze atwiriza umuryango w'Imana ari wo Kiliziya. Nyuma yo kugira ibyishimo byo kubyara, ni byiza ko umwana Nyagasani aduhaye tumutura Yesu,
tumuture Imana, tumuture Kiliziya, umuryango wayo, ahabwa batisimu imakomoka bundi bushya. Niyo mpamvu rero mbere y'uko umwana Gloria uwanyuze se Eliza abatizwa, ngiye kubaza ababyeyi batekereza kuri batisimu umwana agiye guhabwa. Mbese ababyeyi uyu mwana bahisemo kumwita ayahe mazina? Gloria uramutse bityo umuryango w'Imana wo Kiliziya. Mwaje kubatizisha umwana wanyu, murabona umuriro bwijeje wo kumutoza ukwemera Kiliziya yamamaza kugira ngo nakurikiza amategeko y'Imana, bisa tunayikunda kandi akunda bagenzi be nk'uko Kristo yabitwigishije. Mbese murembeje neza uwo murimo? Nawe mubyeyi wabatisimu, urabona uzashobora gufasha ababyeyi b'uyu mwana kurangiza neza umurimo wabo wo kumurata Kristo? Urabona uzabishobora? Babyeyi, umwana amaze kubatizwa, umuryango wa Kristo mwakira ibyishimo byinshi. None mu izina ry'uwo muryango ugiye kumukora ikimenyetso cy'umusaraba, hanyuma nawe ubwanyu ndetse n'ababyeyi b'abatisimu mukora iki kimenyetso cya Kristo umukiza. Bavandimwe, twese duhagurutse tugatanga abatagatifu kugira ngo impamvu tugiye gukora bayobore kandi bahungire. Maria mutagatifu nyina w'Imana, udusabire. Yohani Batista mutagatifu, udusabire. Yosefu mutagatifu, Petro na Paulo watakatifu, nabawe Kristo w'Ubuganda watakatifu, bazina bacu watakatifu, babyeyi, nshuti namwe bene wacu mwageze mwihirwe ry'ijuru. Gloria mutagatifu, batagatifu namwe batagatifu kazi b'Imana, Mana ishobora byose gahoraho iteka, wohereje umwana wawe mu bantu kugira ngo atuvane ku bubasha bwa sekibi kandi akure mu muntu mu mwijima, maze amwinjize mu bwami bw'agatangaza bw'urumuri rwawe. Turakwinginga twiyoroheje kugira ngo umwana namara kumukuraho ubwandu bw'icyaha cy'inkomoko, umugire ingoro yawe ntagatifu kandi umuhero w'umutagatifu wawe amuturemo. Ku bwa Kristo umwami wacu. Ububasha bwa Kristo umukiza bubakomeze, nibigaragazwe n'aho by'agakiza tumusigira muri Kristo Nyagasani. Babyeyi, twese hano tugiye kugenda hamwe n'abagabo, babyeyi b'abana namwe babyeyi batisimu, mu isakaramentu rya batisimu abana mwazanye bagiye guhabwa kuba amazi nawe mutagatifu, ubuzima bushya bukomoka ku rukundo rw'Imana. Nimwebwe rero mugomba kwihatira kubarira mu kwemera kugira ngo ubuzima bushya bw'Imana butazonwa n'icyaha, ahubwo kubakura bujye burushaho kwiyongera. Niba rero ubukristo mufite bwatumye muzana abana banyu, niba kandi mwemeje n'umurimo wo kubaranya Kristo, nimwibutse batisimu ubwanyu mwahawe musura amasezerano mwagiranye n'Imana ariyo kwanga icyaha, gukurikira Yesu Kristo no kumwamamaza. Ngukwemera kwacu twese, ngukwemera kwa Kiliziya yose abana bagiye kubatizwamo.
natwe bakristo twifatanya nabo twibutsa abatisimu twahawe. Kubera iyo mpamvu mwanze shitani n'imihango yayo yose n'ibyo dushukisha byose, mwakanye kutazakora ku bana banyu imihango inyuranyije n'ubukristo nko kuraguza, guterekera no kubandwa, murabihakanye. Mwemera Imana Data ushobora byose waremye ijuru n'isi. Mwemera Yesu Kristo umwana w'ikinege nyagasani wabyawe na Bikira Mariya, akababara, agahambwa, akazuka mu bapfuye, none akaba yaciye iburyo bwa Se. Mwemera Roho Mutagatifu, Kiliziya Gatolika, urusengero rw'abatagatifu, ikizwa ry'ibyaha, izuka ry'abapfuye n'ubuzima buzahoraho. Murashaka kuba n'abana basoma mu kwemera kwa Kiliziya twese tumaze kwamaza muri aka kanya. Nibegere iriba rya batisimu riba kuvuka bundi bushya kubw'amazi na Roho Mutagatifu. Imana ishobora byose, se wa Nyagasani Yesu Kristo yabatije icyenambugisha bundi bushya mu mazi na Roho Mutagatifu, yo ubwayo ibasize Kristo imikiza, kugira ngo mumaze kwinjira mu muryango wayo muzakomeze kuba ubunozwa bw'iteka ingingo za Kristo, we musaseredoti, umuhanuzi n'umwami. Mwagizwe ibiremwa bishya, mwambaye Kristo.
uyu mwambaro wera de uramenyesha ubutorwe bwanyu, none rero muzafashwe n'inama n'ingero nziza muhawe n'ababyeyi, abavandimwe n'inshuti, maze muzabugirane mu buzima bw'iteka ubwambere. Nimwakire urumuri rwa Kristo, dushimire Imana. Urumuri rutazima namwe ababyeyi b'abatisimu, uru rumuri rumwe ruragijwe, maze mukazarwitaho kugira ngo abana banyu bamurikirwe na Kristo, bizatuma bahora bagenza nk'abana b'urumuri, bityo bazakomere mu kwemera. Nyagasani naza bazashobore kumusanganira mu bwami bwe, bishimane nawe hamwe n'abatagatifu bose. Bavandimwe, Kristo Yesu akuzwe iteka ryose. Ibyishimo kuri twebwe ko tubonye abasangirangendo mu kwemera, abavandimwe dufite isano isumbuye amaraso. Dushimire Imana tuyiha amashimwe. Ni ibyishimo kandi no mu ijuru ko bano bana bavutse bundi bushya bw'amazi na Roho Mutagatifu, bakaba bacitse rwa sekibi, biyegureye Nyagasani bose ntacyo bamukinze. Nubwo twimana amashyi tuyishimira. Namwe bavandimwe mwavutse bundi bushya bw'amazi na Roho Mutagatifu, dukomeze tubasabire ko nabo mudusabira kugira ngo urugendo turimo ubwo dufitanye isano isumbuye y'amaraso dukomeze uturengere, nubwo twe tuzagire mu ijuru ry'ijuru nta n'umwe ubuzemo. Bavandimwe,
kristo yapfiriye ibyaha byacu nk'uko ibyanditswe bibivuga, kandi yarahambwe maze azuka ku munsi wa gatatu nk'uko ibyanditswe bibivuga. Iyo nkuru nziza idutere kwishima turimo twese tugira tuti Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Kiliziya yacu yazawe n'iyabera rya Pasika, ibyamamaze ku isi yose. Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Kiliziya yacu yabaye nshya, Kiliziya yacu nishaje. Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ibyishimo bya Pasika bisakare hose, ari mu ngo, ari mu gihugu cyacu cyose. Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Abanyabyaha bagarukiye Imana, abari bapfuye bazutse. Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Abanyantege babonye umutabazi, bafite intwaro n'imbaraga. Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Abateraniye hano basabwe n'ibyishimo, basangira umubiri wazutse. Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Mana yacu, soko y'urukundo, reba n'impuhwe abo wakijije, bemere ko Yezu yazutse, babamaze ko ari we Nyagasani Kristo umwami wacu, ubu n'iteka ryose. Amen. Oh,
bavandimwe nimusabe kugira ngo igitambo cyanjye ari nacyo cyanyu kinyura Imana Data ushobora byose. Nyagasani, tuguhereje aya maturo dusabagizwa n'ibyishimo bya Pasika, niyo atuma kiliziya yawe ivuka bundi bushya ku buryo butangaje, kandi akayibera ifunguro rihebuje ku bwa Kristu umwami wacu. Nyagasani Yesu nabane namwe. Imitima yanyu nihugukire iby'ijuru. Dushimire Nyagasani Imana yacu. Birakwiye kandi biratunganye. Koko birakwiye kandi biratunganye, ni ngombwa kandi birimo agakiza, kukwamamaza nanone mu bihe byose Nyagasani, ariko cyane cyane kugusingiza by'akarenga muri iri joro rihire, kuko Kristo ari Pasika yacu yatanzweho igitambo. Koko rero niwe ntama nyakuri wakije ibyaha by'isi yose. Mu rupfu rwe yatsinze urupfu rwacu bwite, maze mu izuka rye adusubiza ubugingo. Nicyo gituma isi yose ayiva ikagera isabagire asanzwe n'ibyishimo bya Pasika, n'abamarayika bose bo mu ijuru bakaririmba igisingizo cy'ikuzo ryawe, bavuga ubudahweye Imana tuti. turagutakambira tugusaba kubwa Yesu Kristo umwana wawe n'umwami wacu ngo wakire aya maturo y'isugi maze uyahe umugisha. Tuyaguturiye mbere na mbere Kiliziya Ntagatifu Gatolika tugusaba kuyisakazemo amahoro, uyiragire, uyibumbire mu bumwe kandi uyigenge aho iri hose. Tuyagutuye dufatanyije n'umugaragu we Papa wacu Francisco n'umwepiskopi wacu Antoine Cardinal Kambanda n'abagaragu bawe bose b'indahinyuka n'abandi bose bashinzwe kwemera Gatolika gukomoka ku ntumwa. Nyagasani
wibuke abayoboke dusabira mu gitambo cy'Ukarisitiya, by'umwihariko wibuke uyu muryango ugushimira ko wabahaye urubyaro rw'abana 4 kandi bakaba banagusaba ngo ubakomereze ukwemera muri kiliziya. Wibuke n'abandi bose badusabye inkunga y'isengesho, wibuke n'abateraniye hano bose usanzwe uzi ukwemera kwabo n'ubuyoboke bwabo. Tubatura igitambo kigusingiza kandi nabwo barakigutuye bisabira, basabira n'ababo bose ngo baho gucungurwa umukiro no gutunganirwa bizeye. Niwe bayobotse Mana ihoraho, Mana y'ukuri, Mana nyir'ubugingo. Twibumbiye hamwe twifatanyira kiliziya yose kugira ngo duhimbaze iri joro rihire, ayo naryo Yezu Kristo umwami wacu yazutseho akava mu bapfuye. Turibuka kandi twubaha mbere na mbere umuhire Mariya ubengerana ikuzo, mubikira iteka nyina w'Imana Yezu Kristo umwami wacu. Wibuke kandi Yosefu mutagatifu umugabo w'umubikira n'intumwa zawe ntagatifu n'abaye bagupfiriye, Petero na Paulo, Andereya, Yakobo, Yohani, Tomasi, Yakobo, Filipo, Bartolomayo, Matayo, Simone na Tadeyo, Lini, Cleti, Clementi, Sigisti, Corneli, Spriani, Laurenti, Crisogoni, Yohani na Paulo, Cosima na Damiyani n'abandi batagatifu bawe bose. Gira amasengesho yabo n'ibyiza bakoze, maze ujye udutabara kandi turengera muri byose kubwa Yezu Kristo umwami wacu. Iri turo tugwejeho Nyagasani twebwe abagaragu bawe hamwe n'umuryango wawe wose, turagusaba uryakirane ubwuzu. Turi guture cyane cyane abo wahaye kuvuka bundi bushya mu mazi ya batisimu no muri Roho Mutagatifu, maze ukabakiza ibyaha byabo byose. Turakwinginze ibihe turimo bisakazemo amahoro yawe, uturinde umuvumo w'iteka kandi wemere ko tubarirwa mu rugaga rw'intore zawe kubwa Kristo umwami wacu. Turagusabye Mana y'ishema, iri turo ryarobanuye mu yandi yose, uriho umugisha, uryakire, urishime, uritagatifuze rikunogere, maze rihinduke ritubere umubiri n'amaraso by'umwana wakunda cyane Yezu Kristo umwami wacu. Araye ari budupfire, yafashe umugati mu biganza bye bitagatifu, yubura amaso areba hejuru akurangamiye, we Mana se ushobora byose, agushimira kugira amagambo y'umugisha, arawumanyura, nuko abahereza abigishwa be avuga ati nimwakire maze muryeho mwese, iki ngiki koko ni umubiri wanjye ugiye kubatangirwa. Nk'uko yari amaze kubigenza barangije kurya, iyi nkongoro itagereranywa ayifata mu biganza bye bitagatifu. Nanone agushimira kugira amagambo y'umugisha, nuko ayihereza abigishwa be avuga ati nimwakire maze munyweho mwese, iyi ngiyo ni inkongoro y'amaraso yanjye y'isezerano kandi izahora ku iteka, agiye kumererwa mwebwe n'abandi bose kugira ngo mugirirwe imbabazi z'ibyaha. Ibi mujye mubikora bibe urwibutso rwanjye. yazutse ari muzima, muramurere ubusa, yavuze ko muzamusanga mu Galileya, mucunguzi wacu usenge
twebwe abagaragu bawe hamwe n'imbaga yawe ntagatifu tureba ibabara rihire ry'umwana wawe Yezu Kristo umwami wacu hamwe n'izuka rye ava mu bapfuye n'izamuka rye atanye ikuzo mu ijuru, kandi Imana y'ishema tubigize tugutura igitambo kivuye mu byiza waduhaye, igitambo cy'isugi, igitambo gitagatifu, igitambo kitagira inenge, umugati mutagatifu utanga ubugingo buhoraho n'inkongoro y'umukiro w'iteka. Byerekeze uruhanga rwawe uberebane impuhwe n'ubwuzu, nuko byakire nk'ukwemeye kwakira amaturo y'umugaragu wawe abera intungane n'igitambo cy'umukurambere wacu Aburahamu n'icyo watuye n'umusaruzi mukuru Melikisedeki, igitambo gitagatifu, ituro ritagira inenge. Turagusaba tukwinginga Mana ishobora byose, wemeye igitambo kizwa n'umuraka w'umutagatifu kuri altari yawe mu ijuru imbere y'uruhanga rwawe Mana y'ishema, kugira ngo twese abasangire altari iyi ngiyi niduhagumwe n'amaraso bitagatifu by'umwana wawe bize kudusenderezamo ingabire n'imigisha y'ijuru, ku bwa Yezu Kristo umwami wacu. Wibuke kandi Nyagasani abayoboke dusabira mu gitambo cy'Ukarisitiya: Kandida, Tereza, Juvenali, Jean Pierre, Esteri, Vena, Cesari, Robert, Auguste, Christine na Antoine wahamagaye muri iminsi bavana kuri iyi si, batanze kukwita barangwa n'ikimenyetso cy'ukwemera bakabaruhukiye mu mahoro. Abo ngabo Nyagasani hamwe n'abandi bose baruhukiye muri Kristo turakwinginze ngo ugire impuhwe maze ubashyire ahantu h'uburuhukiro, urumuri n'amahoro ku bwa Yezu Kristo umwami wacu. Natwe kandi abayoboke b'abanyabyaha bizeye impuhwe zawe zahebuje, uraduye kuzaba intumwa zawe ntagatifu n'abawe bagupfiriye: Yohani, Stefano, Matiyasi, Barinaba, Inyasi, Alexanderi, Marcelini, Petero, Felicita, Agata, Perpetua, Lucia, Agnesi, Cecilia, Anastasia n'abandi batagatifu bawe bose. Turakwinginze uzadukire hamwe nabo utite agaciro k'ibyo twakoze, aho ukurikije impuhwe zawe usanzwe utugirira ku bwa Yezu Kristo umwami wacu, ari nawe nyiri uremesha iteka ibyiza byose Nyagasani, ukabitagatifuza, ukabibeshaho, ukabiha umugisha, maze ukabitugabira. Dawe Mana ishobora byose, icyubahiro cyose n'ikuzo ryose ubishyikirizwa na Kristo, ukabihabwa hamwe nawe, ukabihererwa muri we mu bumwe bwa Roho mu butagatifu, uko ibihe bihora bisimburana iteka. Uko twabibwirijwe n'Umukiza akanabidutegeka, kandi ubwo akabitwigisha, dutinyutse kuririmba tuti: Dawe uri mu ijuru.
turakwinginze udukize ibyago byose, ibihe turimo ubisakazemo amahoro, impuhwe zawe ziturengere, zidukize icyaha cyose, ziturinde n'amakuba yose, mu gihe tugitegereje amizero mahire no kuza k'umukiza wacu Yezu Kristo. Nyagasani Yesu Kristo wabwiye intumwa zawe uti mbasigiye amahoro, mbahaye amahoro yanjye. Ntiwite ku byaha byacu, ahubwo wite ku kwemera kwa kiliziya yawe, maze ku bushake bwawe uyihe amahoro kandi uyibumbire mu bumwe, wowe ubaho ugategeka iteka ryose. Nimugire iteka amahoro ya Nyagasani. Mu rukundo rwa Yesu Kristo nitwifurizanye amahoro. Nyagasani Yesu Kristo, mwe namusabye tugiye guhabwa ntibituviremo impamvu y'urubanza n'ubucibwe, abo ku mpuhwe zawe bitugirira akamaro ko kurirwa nayo ku mutima no ku mubiri, kandi tubere nk'umuti dukeneye guhabwa. Hahirwa abatumiwe ku meza ya Nyagasani, dore ntama w'Imana, dore ukiza ibyaha by'abantu. Kristo duhabwa aturinde, aturengere, atubesheho, azatugeze mu bugingo bw'iteka. Oh
Kristo Pasika yacu yitanzeho igitambo, nitwishimire rero gusangira umugati udasembuye w'ukuri n'ubutungane. Aleluya. Dusabe. Nyagasani Mana yacu, kiliziya yawe irindishe impuhwe zawe zihoraho, kugira ngo ubwo yavuguruwe n'amasakaramentu ya Pasika izagire mu ikuzo ry'iteka, ku bwa Kristo umwami wacu. Kristo Yesu akuzwe. Nanjye ndagira ngo mfate kano kanya mbifurize kugira Pasika nziza. Iyi Pasika duhimbaje none ntibe Pasika nk'izindi zose, ahubwo kuri wowe, kuri njyewe, ibe Pasika yihariye. Hari umuco dukunda kugira ukumva ko ibirori bya bindi kuri Pasika gira gutya, kuri Pasika bigenda gutya, tukumva ari ibyo ngibyo, tukumva bihagije. Pasika rero igire umwanya wayo wihariye, ibe special uko nabivuga, kuri wowe, kuri njyewe, kugira ngo turusheho gukura mu kwemera tugana ubugingo bw'iteka. Iyi Pasika itsigiye iki? Iyi Pasika igusigiye iki? Mu ijambo rimwe, igire kuvana naho ikugeza. Nabikomojeho mu nyigisho, igire imva igukuramo, imva z'urwango, imva z'umujinya, imva z'umwiryane, imva z'ubujura, imva z'ubusambanyi, imva zo kuvuga abandi, zo gutaramana abandi, n'ibindi byose dukunda gukora bibangamira ukwemera kwacu, bibangamira umubano wacu n'Imana, umubano wacu na bagenzi bacu. Iyi Pasika rero idukure muri izo mva, itugeze mu bundi buzima, itugeze mu kundi kubaho, itugeze mu kurangwa no kwemera nyako gushingiye ku rupfu n'izuka bya Nyagasani Yezu Kristo. Mukomeze mugire Pasika nziza. Ni mucyo twagira umugisha usoza. Nyagasani Mana yacu, umugisha aya mashakuri y'abana bana babatijwe none, ikimenyetso cyo kwemera n'ubuyoboke bwabo, kugira ngo igihe bazayamara kandi bakabifasha basenga, abahe gusabana nawe, ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Mube muretse kuyambara. Nyagasani Yezu nabane na bamwe. Kuri uyu munsi mukuru wa Pasika duhimbaza, Nyagasani Imana ishobora byose nabaha umugisha, kandi abagirira impuhwe, abarema inkeke y'icyaha. Wewe wavuguruye bigisha izuka rya Yesu Kristo umwana we w'ikinege, agira ngo muzagere mu bugingo bw'iteka, n'abagwize minema kutazaheranwa n'urupfu. Ubwo murangije iminsi y'ububabare bwa Nyagasani, mukamuhimbaza umunsi mukuru wa Pasika, ubwe nawe kuzajyana imitima isabanyizwa n'ibyishimo muri bya birori bihire bihora witeka mu ijuru. Ushobora byose nabaha umugisha, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Nimujyana amahoro ya Kristo. Aleluya. Aleluya. Mukomeze kugira umunsi mwiza.
bwawe. Nzajya ngusingiza dawe kandi nkurate Yesu, nzajya ngushimira Romuhoza. Nzajya ngusingiza dawe kandi nkurate Yesu, nzajya ngushimira Romuhoza, kuko namenye ko byose bihira abakunda Imana. Ari mu byishimo mu bihe byiza, shimira Imana, niyo mugenga, komeza uyizere kandi jya usenga, kuko byose bihira abakunda Imana. Nzajya ngusingiza dawe kandi nkurate Yesu, nzajya ngushimira Romuhoza, kuko namenye ko byose bihira abakunda Imana. Uhuye n'ibyago cyangwa se amage, iyambaza Imana, niyo murengezi, komeza uyizere kandi ujye usenga, kuko byose bihira abakunda Imana. Shimira Uhoraho kuko ari umugwaneza. Nimushimire Imana isumba byose. Nimushimire umutegetsi waremye ibintu byose, ariko ugeze ku mwami witondera ikintu mwiza, maze ugera mu ishusho yawe, waduhaye urukundo, maze dusa nawe uretse icyaha cyo kudutandukanya cyonyine. Mbega agaciro gahebuje waduhaye, mbega ukuntu Imana y'urukundo n'imbabazi, mbega ukuntu waduhanze mu misusire yawe nta na kimwe kinyuranye nacyo uretse icyaha. Turagusingiza dawe ko turi hano, turagusingiza ko waduhaye ingabire y'ubuzima. Hari abatambutse tutarusha gukiranuka, ariko yuko tukiri hano. Turagusingiza umuryango wahaye kwibaruka ubakubaho ubaha ibitsina byombi. Turagusingiza mwami ko bateye intambwe bakakumenya, bakamenya ko bagomba kwibuka iriba rya batisimu. Turagusingiza ko umuryango wanditswe mu gitabo cyo mu ijuru. Turagusingiriza kuri Imana nawe muvanye. Singizwa dawe mwiza, singizwa dawe mwiza. kandi turagusingiza dawe mwiza ko wabonye ko umuntu acumuye
aho kugira ngo ducibwe twohereza umwami wacu Yesu Kristo. Yezu wamennye amaraso y'igiciro kubera twebwe. Yezu witanze ku musaraba kubera twebwe. Yezu wababaye ugakubitwa ugatukwa kubera twebwe. Yezu wambitswe ubusa kubera twebwe. Yezu bapfuye urugamba. Yezu bashinyaguye kubera twebwe. Turagusingiza kubw'amaraso yawe y'igiciro. Turagusingiza kuko izina ryawe ni izina ry'ububasha. Izina ryawe ni izina rikiza. Izina ryawe ni izina tuvuga twese tugakira. Ni izina rikomeza mu kwemera. Uwakurangamiye Yezu ntashaka gukorwa n'isoni. Uwakurangamiye Yezu ntakorwa n'ikimwaro. Izina ryawe ni izina rishyirwa hejuru. Turagusingiza ko nta uhwanye nawe. Turagusingiza ko uri Imana mu gutatu butagatifu. Uravuga byose bigakoreka. Izina rya Yezu ni izina rihambaye. Ni izina ry'ububasha, ni izina ry'imbaraga. Turagusingiza Nyagasani Yezu. Turagusingiza Nyagasani Yezu. Rya Yezu ni izina twese abantu dukirizwamo, ni naryo dusubirizwamo ibyishimo byacu. Izina rya Yezu rikiza abarwayi ndetse rikanazura abari bapfuye. Izina rya Yezu ni izina twese abantu dukirizwamo, ni naryo dusubirizwamo ibyifuzo byacu. Usingize Imana yaduhaye ibyiza, iduha ubugingo bw'iteka. Shoyangira singiza Nyagasani, n'umutima wanjye uhimbajwe n'Imana umukiza wanjye, kuko yitegereje ubukene bw'umuja we. Dore umuhungu w'amasekuruza yose azanyita umuhire, kuko nyir'ububasha yangiriye ibintu by'agatangaza. Izina rye ni ritagatifu, kandi abamutinya bagirira impuhwe. Ubwo amasekuruza agenda asimburana n'amasekuruza, yerekanye imbaraga zimuri mu maboko. Yatatanije abikuza mu bitekerezo by'umutima wabo. Yahananuye abategetsi bakomeye bava ku ntebe zabo, maze akuza abakene, abashonji abagwirije ibyiza, maze abakire bagenda amaramasa. Yatabaye